inkuru yabo hanze idashimishije igikubabaza niba ari abantu ufite ku mutima bazakubabaza njyewe nanabwiye na be nabwiye ndi be rwose kubera kuntu kubaha mu mavuta y'ibyo ukora mu murimo w'Imana ni rwose dufata umwanya wo kubisengera kuko hari inkuru ziza zigambiriye gusenya zigambiriye kukumaraho ya mavuta zigambiriye kukwica mu mitima y'abandi bantu cyane kugira ngo bapfemo kuko kuri uyu munsi 50% hari abatumva beya neza nandutire yego urumva kandi igitumye batabumva neza wenda bari basanzwe babumva neza ni iriya nkuru kumuvandimwe na kwihutira gukemura ikibazo mu ibanga ryanje nawe muri rwa rukundo nabona ntuhaye nyumva aho kukwandarika kaguhebera kuko natwe Imana yaduhebeye tutari beza uko nukuri mo sinavuga umwe reka mvuge muri rusange ariko bibaye ari byo kamvuge ku nkanje bibaye bimbayeho atari byiza icyo nakora cyambere no kwihutira gukosora ikosa ukarikosora mu buryo reka mvuge ku rugero hari byo twako tuganira wenda tuzi ko ndi umukristo ariko nsanze mu kabari mpamwe zo guramfasha cyo gihe ubaye umfashe nkabona ko bigaragaye nakwihutira gukosora ikosa nkabisabira imbabazi no kutabyongera nyine iyo usabye imbabazi uba uvuze ngo ikintu sinongera kugikora wozisaba akavuga ati mumbabarire rya none uvuga ati mumbabarire rya none ari umupapa umwe nzi mu Rwanda yageze akizwa agasubira akagwa noneho yarangiza ngo akavuga ati kibazo ati nkababaza ukureho biriya byapa byose bivuga primus ryabo irari ribarimo ryo gukunda ikintu runaka tutazi kimurimo noneho muri rya rari rimuyobore gukora ari amakosa yo gushaka inyungu kandi yitwa ko ari umukozi w'Imana kuko waruvuye kubivuga mu by'ukuri biratangaje navuga ngo ni muri iki gihe cy'imperuka nyine ibihaye biba ni igihe cya nyuma ni igihe cya nyuma kuko dufite abigisha baba bagenda bigisha ukundi batarimo bavuga inyigisho zijanye n'umusaraba wa Kristo ubutumwa bwiza bwa Yesu abantu bahagurukiye kureba inyungu irari n'iby'Imana nuko no mu by'Imana ko barabyinjiramo ari irari ari inyungu so rero icyo kintu mu by'ukuri umuntu yabaye muri iyo spirit muri uwo mwuka tekereza ko atabakira umukozi w'Imana ko mbyumva yego woga ni wewe ko turaganira uwo ni jewe selo nanje mu rwego rwo gusenga nivuga butumwa tekereza ko abatakira umukozi w'Imana yego no birimo ibintu byinshi aho ngaho muri iki gihe cy'amatorero turimo ya nyuma kandi wibuke ko iri ni itorero rya nyuma iri ni ryo torero rya nyuma turimo rigoye riruhishe ibihe bya nyuma nta buryo umuntu umwe yocirwa urubanza ngo icyaha kigaragare kuri umwe kandi afite uwo bagikoranye hariya harimo akarengane gakomeye kandi muri ako karengane kenshi abashumba batinya gufata umwanya w'imbere wo guhana kubera za nyungu twagiye tugarukaho ese nindamuka mfashe runaka wakoze iki cyaha nkamukura mu itorero niwe wari kondegiteri niwe wari perezida arasohoka nasohoka ikora rirabisenyutse noneho bakubarara ku muntu ufite amakosa mu itorero urumva kugira ngo akomeze abeho noneho bakomeze babane mu nyungu ariko ndi babana mu gukizwa avuze point nziza cyane urumva abantu ndi babana mu gukizwa ahubwo turabana mu nyungu murakoze cyane kuko twagiye tubivuga ndi twinjira mu buzima bw'abandi bantu yego ariko beya dogiteri turanamushuhuje n'umuryango we kandi tubahaye pole ndutira turabakunda cyane jewe ku giti cyanje n'abantu nkunda ndabizi rwose abantu nkunda habe niyo ngiye gufata speech imbwiriza barimo mu itorero ndabivuga rwose mbivuga ku mpamvu zibiri ndutira zaririmba niwe muntu wa mbere waririmbye nkorwaho ndarira kandi kurira kwanje biba kure ariko ndutira yararirimbye icyo gihe yari kuririmba indirimbo yari nkiri mu Rwanda twari dufite
ibikorwa twakoraga na Bishop Gasore nawe ndamushuhuje ahari Rwamagana tuvi Rwamagana tuje Kibungo hari ibibazo nyine bijanye n'iby'amatorero tugenda dutegera indirimbo zandutira muri ico gihe c'amezi hafi agera nko kuri 6 ngo mu mwaka wa ryari ubwo hari nko muri 2018 yego j'espère 2018 ngira ngo aho ngaho itorero rya Kibungo ryari rifite intambara sibyo ngiye kwinjiramo ariko tukajana cyane na Bishop agenda ashiramo CD zandutira agenda tugenda tumutegera ico gihe hararirimba ndafatwa cyane ndarira mu modoka mva Kabarore na ku Kabarondo mpayendira ngiri Rwamagana horira mpayendira amarira muneze kuva ico gihe ndutira yinjira mutima wanje ndamukunda cyane. Yes, ndagusuhuje kandi nkwifurije igitondo cyiza wewe bukeye ndetse nawe bugorobje turakwifuriza umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Hari bamwe bukeye hari nabandi bwije niko isi imeze. Dutanze mpore kubabuza babo ndetse twihanganishije n'abandi bantu bafite abarwayi mu bitaro. Turasuhuza abanyamasisi n'abantu badukunda cyane. Turasuhuza abarundi turabakunda cyane namwe muradukurikira. Turasuhuza abanyarwanda namwe muradukunda kandi muradukurikira. Twagiye tubona za message zanyu zitandukanye ndetse turanasuhuza ubwoko bwacu bw'abanyamurenge aho bari hatandukanye. Tunabasaba gukomeza gusengera intambara ziri mu Karingi. Tibyoroshe. Ariko Imana izakora ubushake bwayo izadutabara. Abakunzi ba Ineza Live TV turabasuhuje. Ni wa muntu wanyu umwongera mishuka abanyabyinshi umugabuzi Yesu. Uyu munsi rero nkabande kumwe n'umushitsi ni umuntu mwese muzi kuri social media agira imbyino zitandukanye agira udukoryo twiwe muramuzi. Birashoboka ko ubwa mbere mubonye hano kuri Ineza Live TV ariko uyu munsi twifuje ko tuganira nawe ku bimaze iminsi bicaracara ahantu hose. Rero reka dutangire tumwakire atwibwire nk'umunyamurenge. Hari umuntu ejo bundi wambwiye ngo timukaza mwivuga ngo mureke kuvuga abanyakorome naje gakaka n'umusama kakubyara mama kabumuhenda uwo niwe muryango mvukamo. None rero turakwakiriye. Murakoze cyane kutwakira hano kuri Ineza TV. Turishimye rwose kubana namwe. Asante. Mazina yanje nitwa Gatabazi Frank. Nkaba umunyabyinshi w'umugigi mu nzu ya Ruranga cyangwa aribo bita Baranga. Tutuye hano muri Kenya umoja ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana 5. Murakoze ngira ngo numva ari byo. Ego noneho ga nubwo ga twese twaje gino ariko tugira inane tugira isambu ku isambu nkuko yarabivuze tuva muri Kongo turi abakongomani twari dutuye ni mu Minembwe aho bita mu Rubemba muri ba mabungo abamuzamwumva abakomite abantu bikabera. Yego turamubwira abanyarubemba bose. Abanyarubemba turabasuhuje rwose abatwumva abari Nairobi abari ku yindi migabane ndetse n'abasigaye imuhira nibabona kino kiganiro turabasuhuje kandi turabihanganisha mu bihe barimo bikomeye babacamo. Yego nta joro ridaca nta n'imvura idahita koko bizo bizarangira amateka azahinduka. Ahubwo nibutsa kandi numvishije mukecuru wanje ariko avuga bari abanyarubemba mwebwe ntimwagiraga igisirimba mu materaniro yanyu timwagaza mu byino narahabaye ariko sinahakuriye sinaho navukiye. Yego gusa narahabaye imyaka itari mikeya ni naho nashakiye. Ariko nyine ibyo nta gisirimba bagiraga indirimbo rusange zihuje abantu mu itorero bakaririmba bakanezerwa bahagaze batishaganya bamwe korari wenda nk'indirimbo z'abantu bose niho bakomaga amashini ingoma n'amapendo ariko nko mu ikorari bahagaze barimba bahagaze gusa kaka kundi bagazatubira ngo mwifotoze ngo tuhengame ngo ntugire ukivuga ukandi ngo umurebe hariya ngo hari umurabyo
ngo hari umunsi ngira ngo iyo groupe nawe wari uyirimo nimba ntarumvishije nabi basenga biri muyomba ngo bagiye ariya hakujya wambutse bwiko mu bidego hakurya muri Sense nagira ngo nawe nigeze kumva bakuvugamo ngo mwaragiye ngo hari igitaramo nyine c'abana bandi baza babyina ese babita gute bageze babita bakadeza ngo baragenda ngo baje muri iryo kanisa ngo binjiramo ngo amakuru aramenyekana mu muhana wo mu Rubemba ko bagiyeyo ngo umunsi bagarutse barabatenze amadini yahariya yaratandukanye kuko n'ubundi n'ahandi atandukanye abantu baba bafite imyizerere yabo ariko cyane ibiza bitangaza nuko muri iyo myizerere abantu twese tuba dukoresha ibitabo bya Bibiliya kuko ni imwe yose uburyo yagiye isobanurwa mu buryo butandukanye mu mvugo ariko umwimerere wa Bibiliya ni umwe ndetse n'indirimbo zo gushimisha naho kovu na za zindi ngo nizo ku makaratasi abantu bajya bahimbira mu bitaramo bamaze kuzura umwuka wera byose ni bimwe ariko nyine bo kubera idini ryabo ko ryari rimeze ntibemeraga ko abana babo baje gusengera hariya muri hakurya muri Selza ibo bahitaga ngo ni Kadeza hariho itorero rya Kadeza hakabaho na Selza na Sepake bavuyeyo nyine barabatenga ko bagiye gusengera mu nyabyaha tibari bahuje imyizerere nico babahoye kuko bagiye mu bantu badahuje imyizerere yego noneho rero uyu munsi navuga ko nagize umugisha wo kubana nawe uri umubyeyi ufite abagukomokaho ndavuga abo wabyaye umuntu wese ufite abo yabyaye aba ari umubyeyi natwe dufite aho tuvuka ba data bakitwa ababyeyi natwe abazadukomokaho bazatwita ababyeyi uba ufite abagukomokaho uri umubyeyi giza amahirwe yo kubana nawe nije wakwifuje nije waguhamagaye kugira ngo tugire ibintu bimwe na bimwe dushiraho umuco ngira ngo uzunareba ukuntu nguma kwandika mvuga ko uri umuyumbe nkunda kandi mfatira y'icitegererezo mu bayumbe nzi noneho gahaza ikibazo kivuga ngo abayumbe mwabaye benshi mumare kuba benshi ariko kiraho ni iki gituma unkunda cyane impamvu ngukunda nta kintu gisa nasaga mbi ndakumvaho nico ngukundira conyine kuko igihe nakikumvishije gaho tuzoza hano tuvuga ati nakundaga umuyumbe gatabaza ariko yantengusha yagize gutya noneho gikiriho kiza kivugwa ese womenya ko hari ico nakoze kibi urwo rukundo wankunze rwoshira rwopunguka tirwoshira ko rwopunguka uzi impamvu se wewe uri umubyeyi nibyo turabyemera nibyo ariko urwego uriho uri kintu kinini nabonye na wa mwana wo hanze wa mushito wa kakana kagahinja ukuntu tukagukunda Zion rwose ndamushuhuje na mama we na papa we n'abavandimwe be ugize neza kwibutsa so kunibutsa nuko biba bindimo ariko kubera ko turi hano kwitangaza amakuru kandi rigera ahantu henshi rwose nsuhuje Zion na mama we na papa we n'abavandimwe biwe amakuru mfite Zion yagukunze kubera ko akarimba arimbiye mu nkambi yo mu Bugande mwami wanjye Yesu ringari kara karimba naje ndagakunda sare baduhaye agace gusa batanze agace iyo batanga yose baduhaye agace kuko kari gafite kuri nari mu ndirimba nakoze cyo kuririmba no kubwiriza no gusenga kandi abamama bose babishizeho bashizeho kare akagufi gusa bari bambaye ibitambara banezerewe mu buryo nyine uhayibona ko abantu hari amavuta Zion umuntu wese yageze hariya na Kivara uzaba wifuza kuba mu Minembwe utaha iwacu Zion rero yagukundiye karakaririmba akunda ukuntu ukaririmba wanezerewe kurya turuzi umuntu wanezerewe n'umuntu wabishakisha baratandukanye uriya mwana Zion wamwumva nk'ahari umuntu mukuru n'akana gatowe umwana ufite imyaka 4 wawe uja kugera mu myaka 5 arutunonje bukeye ngaho utekereza umwana nkuriya kumva icyo kintu kikamuzamo agakorwaho akanezerwa akazanarira kubera gusa yakubonye ntakuzi nibyo mpamvu nkubwira ngo umuntu wanezerewe byanyabyo abasukwiwe n'umuntu wabyishakishamo hari umugabo watubwiye wikiza ko ari umuntu wanezerewe ngo bazamukandagira ntabyumve
ngo ariko ngo hari undi mugabo ngo iwacu ngo wari yanezerewe ngo tubibona ngo baramukandagiye ngo akubita umuntu urusha umukandagiye ngo wambuga ngo kurankandagira nto wambona yewe bari mu munezero nawe karanezererwa ibicika byabaye ariko gusa ngo baramukandagiye nyine abantu banezerwa gutandukanye ngo nuko bishakisha tuzi bamukandagiye banezerewe tibo byumva hari igihe gukandagira ko nyine cyane ukababara ngo uciye gusa nanje ko ndirukanka mu gisenge wowe nkandagira nkababara ariko nyine wankubise inkokora ku rutoki twadusirimba ndavunika ariko amuzirengagiza sinamugaye kandi sinanamuvuye n'ubu ntabizi naratashe gusa nyine kazaguma bagashisha amazi bagakanda urutoki uwo mugabo we ngo baramukandagiye yanezerewe ava mu rushi rwiza aravuga ngo wambwa we koragenda utahabibona nibukije indi nkuru hari undi mugabo ngo watiriye iwabo ipataro y'umweru nyine iri haruguru ngo arayimutira babaje kuja ku makutano iwacu urunze kwa ntu bagazaje ku makutano bave nko minembwe akaja nko mu mikarati cyangwa bakaja ku ndondo ugatira ihuza ugatira mugenzi wawe ihuza ibintu by'iwacu zari byiza cyane umuntu agatira ihuza ugatira isabune yo kogana ugatira sume ukamara ko ukayaje ugahita ugira ati mugende kwa bayi neza babahereza isabune yandi y'amarasi ngo dufite umushitsi ese nebitaga ngo ni give cyangwa ni gifura aho bagaza bayita amarasi yo kwihagira gusa so ahita amutiza ya pataro y'umweru bageze mu mukutano urabona abantu bacu babaga binjirira hanze wabagiye kwicara hari imvura yaguye hasa nabi ahita amubwira abandi nyirihuza ahita amubwira abandi baturamenye uticaza ipataro yanje ahantu hari ubucafu yes birashoboka no mu munezero abantu banezerwa gutandukanye hari ababifite mu mutima hari n'undi nyine biza biva mu marangamutima umuntu yo kwicisha yagukandagira ukamererwa nabi ukanamubwira ukamusubiza ijambo yes impamvu rero nyamukuru nifuje kuganira nawe uri umubyeyi uri n'umuyumbe siko mbese ubarizwa muri iryo tsinda ry'abanyamasengesho cyane mbarizwa mu itsinda ry'abanyamasengesho nivuga butumwa yego niyo mpamvu niho cyane nza numva nahamagariwemo ni hari undi ngo ejo bundi bareka basengera abandi babaye inshingano ngo yamarakara tinjeho maze imyaka 7 mu ikanisa ni gute mbuze inshingano yamayigumura ngo none se kuguma mu ikanisa imyaka 7 niko guhabwa inshingano cyane tiko murazero nakandushiki icyo nyine bazimuhereye nuko nica kurusha rero emera ko hari umuntu kurusha umuhamagaro rero ejo bundi twagize gutya nje nabibonye kuri Citizen ya Kenya mbona hari bari kuvuga ngo hari umuntu ngo wazanye umutwe ngira namerwe yo kuvugana n'uwari muri iyo modoka bamugabana kubwiye tutaratangira yego twaravuganye ambwira ko imodoka yarayigimye arambwira ati urabona ko twicaranye isakoshi ni yanje ariko nyishiza hano maguru yawe ariko ari yanje kugira ngo wenda kesiga neza tibyitirirwe noneho uriya mwanya ati n'ikimenyimenyi iri mu maguru yande yawe urumvaga aho ngaho iyo inzego z'umutekano zazikora iperereza twembi baradufunga babanze bashishoza yego ayo makuru njewe nanze kuyicanya avuga muri ya minsi narabibonye ndangije ngira amahirwe ingana n'umugabo umwe wari uri muri iyo modoka uriya nakubwiye ambwira ko yari mu modoka ibag yari wicaye aha ngaha kandi iri wiyita umukozi w'Imana uba muri iryo tsinda nawe ubamo none nkavuga ngo kubera iki yakoze ikintu nkakiriya akagishira mu maguru y'undi kandi afite izina rikomeye hayamamaza muri we n'abandi bantu bamuziho bitamvuga ati rero umuntu ushobora kubwira akanyumva byihuse akagira ico bivugaho ni wowe uri inshuti yanje urabizi cyo kene ndavuga ngo ndakikubaza kuko ganyira ubwitaga we ivyakurikiye mwarabibonye byaba nyine ibintu by'imanza birebire tutugiye kubisubiramo kavuga ngo mfite ikibazo kiba nabaza ngo umukozi w'Imana kubera iki yakamvuge bamwe muri mwe kuko gamuhuriye gamwitsinda siko novuga kuko nimba umunyamuranga akoze ikintu kibi bazavuga ngo abanyamurenge nabo ngo bageza habi bakamavuga twese kandi nije gusa ikoze kubera iki bamwe muri mwe bari gutukisha izina ry'Imana mu buryo bugaragarira buri wese amakuru dufite no kuri amagabo ngo yazanye uriya mutwe
ashaka kuja mu giterane kugira ngo avuge ngo yahamagaye, ngo ni ikintu yahamagaye, ngo Imana ikora igitangaza irakizana. Ico kintu nkeneye kumva uruhande rwawe, wowe ico ubivugaho. Iyo nkuru ndabizi warayibonye, warayimenye. Nkeneye kumva uruhande rwawe kuko twabuze nyirayo ngo tubimwibarize. Nifuza nje kugira ico numva we wagira ico bivugaho. Murakoze cyane mu by'ukuri. Ndumva turaganira twembi, yego, ntabwo turimo twinjira mu buzima bw'abandi bantu, sibyo? Kandi turavuga uko tubyumva, turavuga uko tubyumva, ntituvuga dushaka kwinjirira mu buzima bw'abandi bantu. Yesu yigeze kuganira n'abigishwa kuko ndavuga njewe bijanye no muri kariyere nkoreramo. Yesu yaganira n'abigishwa arababwira ngo umuntu niyinjira mu irembo ritari ry'intama, umuntu niba yinjiye muno mu nzu mu wawe ariko akinjira adaciye hano mu irembo, yaciye mu gikari, agaca mu gikari swate cyangwa agaca mu idirisha, Yesu aravuga ngo ni umujura, ngo azaba agambiriye gutwara wewe ibyo ufite. Bishatse kuvuga iki? Paulo yaravuze mu minsi y'imperuka hazaduka abigisha benshi, n'abigisha swate bazaza bigisha ijambo ry'Imana, cyangwa baze basenga, cyangwa baze baramya, cyangwa baze bayobora amatorero kuko tubivuga, ariko ngo baze ari abigisha, ariko cyane aravuga ngo bazaba ari abigisha b'ibinyoma. Benshi bazabikora kubera irari ryabo, irari ribarimo ryo gukunda ikintu runaka tutazi kimurimo. Noneho muri rya rari rimuyobore gukora ari amakosa yo gushaka inyungu, kandi yitwa ko ari umukozi w'Imana kuko waruvuye kubivuga. Mu by'ukuri biratangaje. Navuga ngo ni muri iki gihe cy'imperuka nyine ibihaye biba ni igihe cya nyuma. Ni igihe cya nyuma kuko dufite abigisha baba bagenda bigisha ukundi, batarimo bavuga inyigisho zijanye n'umusaraba wa Kristo, ubutumwa bwiza bwa Yesu. Abantu bahagurukiye kureba inyungu, irari n'iby'Imana, nuko no mu by'Imana ko barabyinjiramo ari irari, ari inyungu. So rero icyo kintu mu by'ukuri umuntu yabaye muri iyo spirit, muri uwo mwuka, tekereza ko atabakira umukozi w'Imana. Ko mbyumva, yego, woga ni wewe ko turaganira, uwo ni jewe selo nanje mu rwego rwo gusenga nivuga butumwa. Tekereza ko abatakira umukozi w'Imana. Yego, umuntu agezaho afata iri cupa ukaryitwaza kugira ngo ugende ugera ahantu uzavuge ko Imana niyo yagukoresheje. Paulo yaravuze ngo iyi si Imana izabikoze, ahubwo ni inda yawe izabikoze, ni inda yawe izabikoze, kuko icyo waje gushaka tushaka Imana, kandi ntiwereka abantu Imana, ahubwo urashaka amaramuko. Yes. Nuko noneho njyewe ndibanda cyane cyane kukubaza wihangane ku bintu bijanye n'umurimo w'Imana ahanini niho ndi bukubarize, kuko ga social media wento yibamo. Yego, ntuzi n'imihandi simbikubaza ivyo byose ntorabijamo, ndakubaza uruhande ubarizwa mu ruhande rwanje mu muhamaga, kandi turirenda kugira tuvuga mu izina no kugira twibasira, kandi ibitekerezo ni ibyacu, ni twebwe, ntibivuze ngo birakuraho ijanye, nawe ufite uko bijumva. Ejo bundi twaganiriye n'umuntu akazambwira, turashara mu kanisa sindarisohokamo, ariko mu muco wacu wa Kinyamurenge ni ukubera iki umuririmbyi aterwa inda mu rusengero? N'uwo wenda reka tuvuge ngo conductrice atewe inda na perezida w'ikorari, biramenyekanye mu ikanisa, bahagaritse conductrice, ariko conducteur we umurimo arawukomeje. Ati ibyo bintu kubera iki bagiye badutenga twembi? None tubiganiraho n'undi muntu nyine, ndavuga ati yewe nanje ntaye gisubizo no guheza, ndahubwo reka tuzahamagare umutumisho wa Mungu umwe ugerageza kumva urubyiruko, uri mu bantu bagaragaza kumva urubyiruko cyane, kandi rushiti urubyiruko. Muri commentaire barabitubwira kuri inshuti y'urubyiruko, no papa mukora kuri inshuti y'urubyiruko, uko siko kuri. None kiriya kintu giterwa n'iki? Harimo ibintu bibiri aho ngaho nshaka kuvuga.
ikintu cya mbere ni icyaha kirari rikorera mu mutima w'umuntu no mu bitekerezo. kandi icyo gihe bibaye gutyo twirukira ku kumenya ese umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo. Ndemera ko hariho kote faible cyangwa se uruhande rw'intege nke n'uruhande rw'imbaraga. Ariko kandi umuntu yari amaze kugurura umutima ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hari ibyo wirinda, hari n'ibyo wiyama kugira ngo bitakugiraho ingaruka mbi. So rero dufite umurimo munini wo kwigisha abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo abantu barusheho kwirinda ibi bibazo tugenda duhura nabyo by'intambara zo mu buryo bwo mu mwuka. Uriya muntu aba yatewe mu buryo bwo mu mwuka kugira ngo agere ku rwego rwo gukora kiriya cyaha. Ariko kandi biragoye kumva ko umuntu wakijijwe uririmba mu ikorari, ubwiriza ubutumwa, usenga, yakomeza gukorera mu nzu y'Imana ibikorwa nk'ibyo ngibyo bigayitse. Icyo ni kimwe nshaka kubwira ko umuntu wese ukiri muri ubwo buzima ntaramenya ukuri, ntaramenya Imana. kuko Yohana yaravuze ngo numara kumenya ukuri kuzakubatura, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ngo niba tukiri mu ikanisa ariko tuba dukorera mu ibyaha, kuri ntiturakumenya. Turi abafarisayo, turi indyarya, turi abo Pawulo yavuze ngo turi bakazitereyemo. Biriya umwanditsi w'ibyahishuwe yanditse aravuga ngo nukomeza kuba akazuyazi nzakuruka. Imana ivuga gutyo. Hari abantu bari mu murima ari utuzuyazi, ari bakazitereyemo, bari mu bintu gusa bumva ko bokwinezeza, ariko stile ntibarakizwa. Aho ndavuga ku rwego uruhande rw'umuntu wayo ukora icyaha ari mu rusengero ntaragakizwa, kuko wamaze kumenya icyo wahamagariwe hariya mu rusengero ni ugukizwa cyane. Niyo ntego nkuru itujana hariya. So aha kabiri wari uvuze umuntu gusambanya undi noneho hagatengwa uwagaragaweho n'icyaha, ujya noneho wabikoze ntibamutenge. Birimo ibintu byinshi aho ngaho muri iki gihe cy'amatorero turimo ya nyuma. Kandi wibuke ko iri ni itorero rya nyuma. Iri ni ryo torero rya nyuma turimo, rigoye, riruhishe ibihe bya nyuma. Nta buryo umuntu umwe yocirwa urubanza ngo icyaha kigaragare kuri umwe kandi afite uwo bagikoranye. Hariya harimo akarengane gakomeye, kandi muri ako karengane kenshi abashumba batinya gufata umwanya w'imbere wo guhana kubera za nyungu twagiye tugarukaho. Ese nindamuka mfashe runaka wakoze iki cyaha nkamukura mu itorero, niwe wari kondegiteri, niwe wari perezida, arasohoka, nasohoka ikora rirabisenyutse. Noneho bakubarara ku muntu ufite amakosa mu itorero, urumva, kugira ngo akomeze abeho, noneho bakomeze babane mu nyungu, ariko ndi babana mu gukizwa. avuze point nziza cyane. Urumva, abantu ndi babana mu gukizwa, ahubwo turabana mu nyungu. Niyo mpamvu umwe abirenganiramo undi we akagira umwere, kandi bose ari abanyabyaha. Ariko mu rwego rw'ijambo ry'Imana bariya abantu bombi ni abanyabyaha, ariko umwe niwe wahawe, ntiyagomba gucirwa urubanza umwe, bombi bagomba gucirwa urubanza. Wenda mu gihe umukobwa, kubera ko abakobwa bo cyangwa abadamu icyaha gikoze cyo gusambana agatwita ni umusozi, ni igikorwa kigaragara, niwe izigaragara, irakuraga buri munsi, buri joro, ukwezi, amezi 9. Iyo aramutse atavuze uwabikoze, uwo babikoranye, acirwa urubanza nkawe. Ariko aramutse avuze ngo ni runaka wabikoreye ibi ngibi, bombi bakaba bari mu itorero rimwe, bagomba kubacira urubanza bombi. Nuko sinzi ko nashubijwe, kandi ko turasubirizaga n'abandi wenda bafite ikibazo. Urabona Timoteyo hari icyo yavuze, ndagenda ngaruka ku ijambo ry'Imana. Timoteyo wa mbere igice cya 1 umurongo wa 4 yaravuze ngo Imana ngo ishaka ko abantu bose bakizwa ngo bakamenya ukuri. Icyatujanye mu itorero nuko Imana ishaka ko imitima yacu ikizwa ikamenya ukuri. Ariko turi mu matorero y'iki gihe abantu bayarimo badashaka gukizwa, ahubwo bashaka gukiranirwa.
abantu bayarimo badashaka kumenya ukuri ahubwo bashaka kukugoreka kuguhisha tikuje hanze ngo ukuri kugaragara kuko ukuri ni ukuri tikuryamirwa n'ikindi kintu n'ubundi baza baguhisha nanone ba bantu mwitorera bagakomeza bagakoramo amakosa kandi bikagaragara cyane. yes rero ngiye kukubaza umuntu kubera ko nzi ko ari inshuti yawe ngiye kukubaza umugabo witwa Dr. Beya. yego impamvu ngiye kumukubazaho muraziranye cyane kandi ni inshuti yawe cyane bihagazeho n'umutima wanje n'amaguru ko Beya nawe muri gutya muri inshuti ejo bundi tugira guke tubona ko baramwota nizo mvugo z'imihanda bazakoresha ko baramwandarika bo reka tuvuge ngo aravugwa nimba yarandaritswega nimba ari kwandarikagwa ko biri kose uriya mwana hari impamvu yabivuze nabonye n'ikiganiro Beya nawe agira icyo abivugaho. Biriya bintu byavuzwe kuri Beya kuri wowe yego se byavuzweho ariko kuri wowe kandi gana n'umuntu muri mu gikundi kimwe cy'umurimo w'Imana siko twavuze ngo sinkubaza iby'imihanda kuko ntubizi simbikubaza ntubizi. Beya ibyo yavuze rwose tubigarukaho kubajije murambabarira kubera ko si Beya mpambaza ko ndabaza umushuti wa hafi uko habe n'ubu ngubu ushobora gusanga mwari muri kumwe kuko muri inshuti pe ndabizi. Biriya bintu Beya yavuzweho kuri wowe nk'inshuti ye magara washakiriye gute? Murakoze cyane kuko twagiye tubivuga twinjira mu buzima bw'abandi bantu. Yego. Ariko Beya Dr. turanamushuhuje n'umuryango we kandi tubahaye pole ndutira turabakunda cyane. Njewe ku giti cyanje n'abantu nkunda. Ndabizi rwose. Abantu nkunda habe niyo ngiye gufata speech y'imbwiriza barimo mu itorero. Ndabivuga rwose. Okay. Mbivuga ku mpamvu zibiri. Ndutira zaririmba niwe muntu wa mbere waririmbye nkorwaho ndarira. Yego. Kandi kurira kwanje biba kure. Ariko Ndutira yararirimbye icyo gihe yari ko aririmba indirimbo yari kiri mu Rwanda. Yari kiri mu Rwanda twari dufite ibikorwa twakoraga na Bishop Gasore nawe ndamushuhuje hari Rwamagana. Tuvi Rwamagana tuje Kibungo hari ibibazo nyine bijanye n'iby'amatorero. Tugenda dutegera indirimbo za Ndutira muri ico gihe c'amezi hafi agera kuri 6 ngo mu mwaka wa ryari ubwo hari nko muri 2018. Yego j'espère 2018 ngira ngo aho ngaho itorero rya Kibungo ryari rifite intambara sibyo ngiye kwinjiramo ariko tukajana cyane na Bishop agenda ashiramo CD za Ndutira tugenda tumutegera ico gihe hararirimba ndafatwa cyane ndarira mu modoka mva Kabarore na ku Kabarondo payendira ngiri Rwamagana horira payendira amarira neza kuva ico gihe Ndutira yinjira mu mutima wanje ndamukunda cyane kandi zambivuga hajya Ndutira n'umunyabyinshi Ndutira n'umusinzira paseri Mirungu so umusinzira nari ko ari umunyabyinshi n'ukuri oya niko narinze Felix Mjana abahereze kwigisha hano yarari hano ndamukunda cyane aravuga ngo kuva yabaho ntabwo arifuza ngo kuba ngo muziga ngo ntabaza ko muziga ngo ntarabyifuza ntaranabitekereza nawe Ndutira n'umusinzira mukunda ico gihe kandi mukunda ntarabimubwira naje kubimubwira vuba aha muri no myaka ya vuba turi hano muri Kenya. Beya we Dr. nkamukundira ukuntu acuranga zana bimubwira no mukanya twari kumwe mukanya twari kumwe rwose aho twari ko tuganira turicarara na tuzimanira mpavuye nza ngera hano turi kumwe nawe mukundira ko azacuranga nzamusetsa nkamubwira ngo yacuranze nza ndunguruka mu ijuru. Ariko mu by'ukuri tubaye pole izababayeho twarabyumvise kuko nabandi bose bagiye babikurikirana babyumva ariko mu by'ukuri ntabwo byari bisa neza kubera ko bitari bisa neza. Ndavuga ku mpamvu imwe gusa tubaye turi inshuti nje nawe cyane kagutira ino microphone nkayijana kuyikoresha umurimo runaka ahantu ngaherayo singaruke turi inshuti kandi naguhanye umutima ukunze kandi uyimaranye umutima ukunze kuko n'ubundi nanje wantumiye ndaza kubera ko dukunda yego sibyo uretse iby'ababyara
hari ukuntu ababyara bose kandi baza bumvikana cabe n'abavukana mwese ntimuza mwumvikana cyane bibaho ariko kubera ko twumvikana tugakundana urantumiye ndaje ndateze ngeze hano warangiza ukanzezeranya ikintu ukakimba kikangeraho mu gihe gitoya ukampinduka niho bitanguye neza njyewe sinoha umuntu ikintu reka mvuge nkaje sinoguha ikintu dukundanye ngo nibuca ngo uhinduke kandi cya kabiri nzi aho uri n'ubushobozi uhafite sinoguhinduka kubera urukundo ngukunze nakwemera ukabirekera uko bimeze uko biri rwose tugana ku musozo kubera wenda umwanya kandi inshuti z'umuntu nkuru yabo hanze idashimishije igikubabaza niba ari abantu ufite ku mutima bazakubabaza njyewe nanabwiye na be nabwiye ndi be rwose kubera ukuntu kubaha mu mavuta y'ibyo ukora mu murimo w'Imana ni rwose dufata umwanya wo kubisengera kuko hari inkuru ziza zigambiriye gusenya zigambiriye kukumaraho ya mavuta zigambiriye kukwica mu mitima y'abandi bantu cyane kugira ngo bapfemo kuko kuri uyu munsi 50% hari abatumva beya neza nandutire yego urumva kandi igitumye batabumva neza wenda bari basanzwe babumva neza niriya nkuru kumuvandimwe na kwihutira gukemura ikibazo mu ibanga ryanje nawe muri rwa rukundo nabona ntuhaye nyumva aho kukwandarika kaguhebera kuko natwe Imana yaduhebeye tutari beza uko nukuri nari nkubwiye ngo tugana ku musozo hari akantu kamaze iminsi kavugwa cyangwa se ibintu bivugwa ndagira ngo nawe twumve opinion yawe kubera iki abakozi b'Imana bamwe bayoboye amatorero bahora bashirwa mu majwi yo kuvugwa nabi noneho abandi bakagenda bavuga ko hari uko mushobora kuba mwishyuwe ngo musebye abantu ku giti cawe keneye kumva ico ubivugaho nukubera iki si bose bavugwa nabi kandi hashobora kuba harimo bitwara nyine nabi n'abandi babesherwa ariko sinkeka ko babesherwa igihe kirekire uzubesherwa iminsi mike bikama bishira bikanibagirana nukubera iki abayoboye amakanisa bamwe na bamwe bahora bagaruka amajwi yo kuvugwa nabi biriya bintu biterwa n'iki hari ibintu byinshi bishobora kuba byo bitera koze yoba ninshi kubera ko icambere mu murimo w'Imana duhura n'intambara zitandukanye duhura n'intambara ziva kuri Satani n'abadayimoni bizongira ngo urabyemera cyane tugasubira tugahura n'intambara zabo tuyoboye ndavuga muri rusange nubwo nje ntari umuyobozi mu itorero ariko ndi umwe mu banyetorero yego tugahura n'intambara zabo turi kumwe icya kabiri icya gatatu hari igihe intambara zituvaho zituruka ku muntu nyirubwiye hari intambara ituruka kuri Satani n'abadayimoni hakaba intambara iva mu isi y'ibidukikije hakaba n'intambara iva ku muntu ku giti cye wowe wenyine inyanduruko y'intambara ikava muri wowe biriya Paulo yavuze ngo ese ngo intambara ziva hehe muri mwe usanga intambara ishobora kuva mu muntu ku giti cye kubera iki aha ku giti cye reka ariho ngarukira bishobora guterwa n'imyitwarire ya muntu ku giti cye imiremerwe y'umuntu muri character bigatuma Satani abona urwego akurwanyirizamo cyangwa undi muntu abona urwego akuvugiramo bivuye mu myitwarire yawe wenda swati itari myiza reka tubivuge gutyo yego ariko cyane mu murimo w'Imana intambara zo ni ngombwa kuko umurimo wose udafite intambara sibyo kurya ntubukomeye ntuburiho reka wenda nguhe urugero ku nkuru iherutse guca hano kuri Ineza TV ngira ngo niko bimeze Ineza Live TV siko bimeze ndatekereza ko ufite intambara yego sibyo so utagize intambara iyi Ineza Live TV ndiyo tera imbere okay noneho ugomba guhura n'ibibazo kugira ngo utere imbere mu buzima kandi ngo burya hakomera ukomeretse yego
noneho mesaje yawe ku muyobozi w'itorero babeshera, mesaje wamugenera ubesherwa. ubundi karagitere y'umushumba cyangwa se y'umuyobozi w'itorero cyangwa umukozi w'Imana wese ugomba kurangwa na karagitere yo kwihangana ku murange. kwihangana icyo nicyo cya mbere biragufasha waba wabeshewe cyangwa hari ibyo ugomba kuzihanganira kuko iyo ni karagitere y'umukozi w'Imana kwihangana. icya kabiri ni uvuga uharanira kubaho mu buzima bwo gusenga. niba ari impamvu z'uko wabeshewe, iyo uhaye usenga cya kinyoma kiza gishira kikibagirana vuba, ukuri kugatsinda kuko nta na rimwe ikinyoma gishobora gutsinda ukuri, bizigara bibaho. yes. Okay, noneho mesaje yawe ku mukozi w'Imana aho ari hose, uwo ari we wese uvugwa mu byo akora, mesaje uwo mugenera ibyo akora deja yabikoze, natwe turi kubivuga nk'abanyamakuru, cyangwa biri kuvugwa hanze, cyangwa biri kuvugwa mu itorero ayoboye, mesaje wamugenera. Sinavuga umwe, reka mvuge muri rusange, ariko bibaye ari byo reka mvuge nkanje giti cyane, bibaye bimbayeho atari byiza, icyo nakora cya mbere no kwihutira gukosora ikosa. ukarikosora mu buryo reka mvuge ku rugero hari byo twako tuganira, wenda tuzi ko ndi umukristo ariko nsanze mu kabari mpamwe inzoga uramfashe, icyo gihe ubaye umfashe nkabona ko bigaragaye, nakwihutira gukosora ikosa nkabisabira imbabazi no kutabyongera. nyine iyo usabye imbabazi uba uvuze ngo ikindi sinongera kugikora. yo zisaba akavuga ati mumbabarire rya none uvuga ati mumbabarire rya none. hari umupapa umwe nzi mu Rwanda yageze akizwa agasubira akagwa, noneho yarangiza ngo akavuga ati ikibazo ati nkababaza ukureho biriya byapa byose bivuga Primus. nibwo nzore ati iyo mbonye icyapa cyose cyanditse ahantu Primus nza mpita ninjira ngafata ka Primus. ariko buriya mukozi w'Imana Paulo yaravuze ngo ubwo inda zanyu zabananiye munywe gake. Jewe sinza mbona ko kunywa inzoga nkeya ntusinde ntiwanduranye, sinza mbona ko ari cyaha. Banywa gake. Paulo yavuze ko ari inzoga. Yaravuze ngo ubwo inda zanyu zabananiye banywa gake, munywe buke, unywa n'amazi. oya wenda hari mu banyamurengo arabizi ko bagenda bavuga ngo abanyabyinshi bagira kino kizwiho, abongera ngo bagira kino kizwiho, siko mwebwe mu bamuyo irekera aho nga no kuvuga ngo muri societe nyamurenge abanyabyinshi bazwiho amafyeri no kwiyemera, siko tukibaziho. Hakaba n'undi mara bavuga ngo barakomeye bagakunda nyine barakomeye ngo barakomeye wamurara bazaga ati abahinda. Ese nibo n'abahinda? Abahinda nibo bakomeye. Kazi kutakuriye ruguru none oya inananze kubivuga, nari nkeneye ngo biguturukemo nari nkeneye ngo biguturukemo kubera ko sinari nkeneye ko bimvamo. Aho none bakavuga ngo abasinzira bazwi kuri iki ndakiza ariko singikivuga, bakavuga ngo bagira umujinya. aho nkeneye ngo ubyivugire, bakavuga ngo abongera je niho mvuka nta mabuye bontera ngo abongera bakunda inzoga, si twese kandi namubonye byinshi nangana nk'abazikunda, siko ariko abongera bamuyomba barazikunda. Noneho ugasanga nta murara utagira ikirara, nta n'umurara utagira abantu bitonda, nyine yo umwe nta n'umuntu utagira amagaho, umwe yotukisha bose. none kuratekereza ngo woba perfect gute uri Yesu kwijana uri Yesu ndi yabaye perfect ari mu isi, yari yambaye umubiri w'umuntu ngo ese bamujanye hajya kuri uriya mugabo ngo amucire ubwo gupfa aravuga ngo uyu mugabo ntaca afite ngo amaraso ye ngo azakamza ko n'umugore n'abana abandi baravuga ngo twebwe n'abazadukomokaho azatubarweho. n'ubu ngubu ko muri Israel nizo ntambara baba barimo, kuko hari abantu benshi babanga ngo bishe Yesu muhora ubusa, kandi ngo baravuga amaraso yababikoze karabagaruka ngo bazobazwe twebwe n'abazadukomokaho bose. Ibyo bintu benda barabizi ababizi muraza kubitubwira. none reka dusoze reka dusoze kubw'umwanya wenda minota bampaye nayirengeje, ariko reka dusoze ndabizi kugira abakunzi benshi gira abantu ramutse.
abakunzi bawe. so murakoze cyane. Muri mu bujyanama bumwe bwa mbere nuvuga dushaka gusoza nasoreza muri iki cyanditswe cya Timoteyo wa mbere n'undi twari twasomye ku gice cya 10 na verse ya 16. Haravuga ngo wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha, uzikomeze kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Yego. Timoteyo wa mbere igice cya 1 no kuri 16. Nawe mpasome n'umurongo mwiza. Umurongo mwiza cyane muri iki gihe. Ni umurongo mwiza ufasha abantu. Wirinde ubwawe. Nicyo cya mbere. Wowe ubwawe ubanze wikorere uburinzi. No kunyigisha wigisha cyangwa se kubyo uvuga cyangwa se ibyo ukora. Nabyo wimenye wirinde. Yego. Kandi uzikomeze. Mbese biba umuco wo kubikomeza gutyo kugira ngo bigufashe kwikiza wowe ubwawe no gukiza abakumva. Yego. Kuko hari inkuru zimwe abantu batanga ugasanga ku bwawe ni ikibazo. No ku bandi ntibakizwe cyangwa se ngo bibafashe kwirinda, ahubwo bikabasenya cyane. Yego. Ibi ni muri bimwe nuvuga mu buryo bwo mu matorero, mu buryo bw'ubuzima busanzwe bw'abantu babana. Ni ngombwa ko umuntu agira umwanya wo kwirinda. Yego. Rwose kandi cyane ni ngombwa. Ni ngombwa ukuvugana n'umuntu uko wigisha ibyo ukora, ugomba kubaho ufite ubu buryo bwo kwirinda. Mfite inshuti nyinshi, nyinshi cyane cyane. So inshuti za mbere Zayoni twamurukije. Zayoni we uriya we ni inshuti magara. Ubona ni isaha nambaye niwe wayizaniye ayikuye muri Amerika. Bayita ngo ni Fossil. Yayizanye ayikuye muri Amerika, ni impano yanzaniye. Abantu muri Amerika mutubwire isaha yitwa ngo ni Fossil amadolari igura. Isaha nziza cyane. Gusa abanyakenya batoje ku binani. Oyechiza ntebo kumzo twatuvuga. No hari abandi benshi. Zayo niwe twamuramukije. Zayo ni abandi batamawe abandi. Ni mwebwe. Ineza Live TV muri abavandimwe. Mutumisho wa Mungu amewasalimu. Ndabashuje na madamu wawe. Ese azamushike wawe? Sarya ndabizi. Ndagira ngo mbavukagamo ngasanga kabasha. Nkunda bamwe ariko nawe wamye wivangata. Warinshiye cyane mu bizozo. Uzareba abantu benshi bakunda banyirarume. Uzabicunge abenshi bakunda banyirarume. Noneho ko washatse mu nyabyinshi niki cyawe? Niki cyawe? Uzara wawe niki? Basanga ari kawe. Reka tubiretse ibyo ngizo. Gusa ariko gushaka nyogokuru ngira ngo nta kibazo kiba kirimo. Gusa nawe ndamukunda cyane kubera ukuntu ni sister, ariko mukundira ukunda akora umurimo w'Imana neza cyane. Reka tumuramutse. Turamuramukije. Hanyuma abandi ndamutsa n'abavandimwe twakoranye umurimo w'Imana. Na ninjoro nabitekereje mbere y'uko nzo ndavuga ngo nibo bantu nza guheza indasha. Yego. Hari abantu twasenganye mu Minembwe mu Bidego. Harimo abagabo bari mu Burundi witwa Ndatabaye n'undi witwa Gasambo. N'abagabo nkunda cyane. Turabaramukije cyane. Hakaba n'abandi duturanye hano muri Kenya, harimo umudamu twasenganye na muramu wacu Mirika. N'abandi bari mu Rwanda. Ni benshi, mfite inshuti nyinshi cyane. Abantu bose bazabona kino kiganiro b'inshuti zacu turabaramukije cyane. Turamukije kandi turabakunda. Turamukije na Micheline. Yo. Ese Norvège? Ari muri Norvège. Micheline nukuri ureka umutima mubi unywereza ifaranga. Kurumva? Unywereza ifaranga ureka umutima mubi. Takunta mari imyaka iyi tarabona bizuza n'amadolari yawe ngahe. Kimegana ndakimwose. Micheline rero n'umukobwa wawe. Jumve rwose Micheline n'umukobwa wanje ndamukunda cyane. Kandi mugende no kuri Micheline TV. Babwirega handi mukorera umurimo naho bagenda babashigikira. Dukorera kuri channel ya Micheline TV Gatabazi. Habanza Micheline Gatabazi. Yes. Warabivuza nabi. Habanza Micheline Gatabazi TV. Yego. Nyabona abakunzi bacu mugende mushigikire uwo mwana w'umukobwa. Rwose. Kandi n'ufiterekwa azaratambutse.
ni agakobwa kageze igihe cyo gushaka yora itambutse nta kibazo aracaramo yiga gusa ibyo bazobidiringaho babyumvikaneho ni umukobwa ashatse ko aziga cyane kurenza uko njewe nize yeme turabashimiye mukozi w'Imana murakoze icyambere turavuze ngo Imana igweze umugisha kandi Imana ikomeze igusiga igikundiro ikomeze nakongerera n'amavuta ukomeze ugabura iby'Imana nta tundi ducenga ukomeze ugabura iby'Imana kugira ngo kuri wa munsi Yesu ntakazavuge ngo mva imbere wankoze zibiwe sinkuza turakwifuriza ijuru kuko kuratanga iby'ijuru Imana ikomeze ari kugasarire ikomeze kongera imyaka yo kubaho ikomeze tanga ijambo ry'Imana bakunze baye neza live TV turabakunda ndamukije Josiane Sweden Josia ndakuramukije cyane ndakuramukije n'umutima mwiza turamukije abantu bari muri Amerika badukurikira buri munsi bakatuvugisha turamukije n'abantu bose babakunzi baye neza n'abantu bari Tanzania turabasuhuje n'ukuri abumva urimi tuvuga n'abatarwumva badukurikira turabaramukije amahoro y'Imana akomeza abane namwe rero mwakoze kubana natwe ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao bye bye